kundi cyafata bigomba guhinduka. Uyu munsi niba wabyutse ugasohoka aho waraye, byanze bikunze wahuye n'umuntu cyangwa se abantu bose mwahuye ni abantu beza kuri bamwe bakaba babi ku bandi. Buri wese afite abo yagiriye neza nawe yahemukiye. Wabonye uburyo abantu bose bavuga ko mbere aribwo byari byiza, ibintu byose ngo kera nibwo byari byiza. Ubu tuvugana hari umuntu bamaze kwiba amafaranga atagira ingano, hari umuntu bishe, hari umuntu basuzuguye, hari umuntu bahemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Wimbwira we ubundi njyana hip hop ni iki? Ari injyana za rap nyinshi. Ubundi ni injyana bavuga ngo ni injyana y'umujinya bamwe, cyase ngo injyana ivuga ukuri ngo utanga ubutumwa bro twebwe bro ko dutanga ubutumwa message ngo reka y'inkundo. Urumva ko injyana nziza cyane mani ngo bya bintu ngo byango byango by'ibiromazi by'ibikimana. No ibintu byiza pe. Ariko hari imyitwarire buri muhanzi wese agira mu njyana ye. Nk'ubu tuzi ko injyana ni R&B irimbwa n'abantu wenda bameze gutya na gutya, bagaragara neza mu gashati ngo ntabwo yambara amapakete ngo uririmba ngo iz'urukundo. No, ukumva mu mutwe uzi ngo umuraperi n'ugomba kwambara iki pocket, ngo n'ugomba kuba nk'iki ngo tabi ngo urumogi ngo discipline nkeya. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu nibyo koko, ibyo bintu nibyo. Ese koko twakira ngo umuraperi wese afite discipline iri hasi? Ese nayo umuraperi koko ni ngombwa nayo ngo ugaragaze iyo discipline iri hasi? Ariko tunabisobanura inshuro nyinshi bakavuga bati ntabwo ari twe dufite discipline ahubwo ni imyumvire y'abantu cyane. Ese muri gereza aho mu baraperi bafungiye ati naho n'abandi bantu batari abaraperi? Nesa abantu baba bafunze bose cyangwa bafatiwe mu byabo ni abaraperi gusa? Yego ra. Ese tubyemere yuko umuhanzi wa R&B cyangwa indirimbo z'urukundo niwe uzajya wambara ngo aberwe ngo agaragare nk'umuntu ufite discipline gusa wenyine? Ese umuhanzi uzajya wambara imyenda yacu ya gakondo, imishana n'ibindi, abona ko aririmba gakondo gusa? Cyangwa n'uwo rap yakamara rwose iyo mishana akaririmba rap yabo? Hari indirimbo nziza rwose ya rap ya gakondo, ugasaba gakondo nicyo cyangwa na innovation kandi yaranamama ibwize yacu mu ntera z'umu barapamo cyane ko ibintu byiza bivuze ngo ni imyumvire abantu twishyizemo cyane yo kumva ko ariko reka abahanzi tubihindure. Abahanzi dukora ko dushoboye none njyana noneho turaza kubera ikibazo ahantu kiri noneho turabase koko ni imyumvire y'abantu cyane natwe abahanzi ubwacu natwe ntidushobotse. Duhindanye injyana, duhindanye imyitwarire, duhindanye ibintu byose dukora ko dushoboye. Noneho turebe tuti hip hop ntabwo ijya gukorwa n'abayikoraga uno munsi wa none. Noneho tujya gufata abaririmbaga R&B bahindanye n'aba hip hop bajya barapa n'amazina bijyanye. Tuti hari indirimbo yitwa warumagaye ya Pifura. None tubizi ngo kugasima ya Aline Gahongayire noneho abantu bahinduranye cyane. Tumenye niba Aline Gahongayire tumendeye ko kugasima azahita nahinduka. Noneho abe nyine wa muntu ufite discipline ko cyangwa discipline ni ikintu gatozi, ni ikintu bw'iki, ni ikintu kurana wowe bikurimo mu mubiri. Ariko byagenda kose waba ukora injyana niye iyo waba ukora iyo ariyo yose, discipline cyo gituma mu ati yose cyangwa so imyitwarire y'umuntu yituma umuntu agira gute atera imbere cyane. Twese n'abahanzi taribo n'abahanzi bonyine tugire imyitwarire myiza kugira ngo ibyo dukora byose bigira umusaruro ndetse bidufasha no guteza imbere, binateza imbere igihugu cyacu. Ibi rwose bigomba guhinduka rwose.